Imana idutabare. Uyu munsi rero Imana impaye message yerekeza ku bantu bamenyera umurimo w'Imana, bitwaje ibyene wabo, bitwaje amafaranga, bitwaje amashuri bize, bitwaje imiryango bakomokamo, bitwaje, ariko Yesu aragushaka. Ariko ube mu bantu batamenyera uyu murimo, ube mu bantu batamenyera ibya Kristo, ubaha amateraniro, ubaha amasengesho. Ize kamere, ntabwo basize ubwibone, ntabwo basize ibintu runaka by'ibyaha bya za karande n'ibindi. Impamvu Zakayo yihanye bikemera. Hari Imana nibarinde kandi bakomeze aho mutuye hose mu Rwanda, ahatandukanye mu nce zitandukanye. Imana ibarinde kandi turabashimira uburyo mudukurikira kandi mukurikira izi channel, mukande subscribe na like comment kugira ngo tujye tubana muri ibi biganiro. Turabishimira rero aho muri hose kandi turabakunda cyane, namwe abari muri diaspora. Imana nibarinde abumva ikinyarwanda batacyumva, mwese turabashuhuje. Ngaho rero reka tubane muri iki kiganiro tugiye gukora, kuko twagira umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana ari we Pasiteri Samuel. Reka muvuge kuko wenda birashoboka ko waba umuzi. Namwe turabashuhuje. Yesu nashimwe mukozi w'Imana, turakwakiriye kuri zicana. Yesu nahimbazwe. Mumeze mute? Tumeze neza. Wenda nibwo bwa mbere twakwakira kuri zicano. Wenda turakwishimiye kuba watwemereye kugira ngo tubane. Hari abadukurikira kuri zicano batari bakumenya cyangwa batakuzi, birashoboka ko wakwibwira nkuko twibwira abantu, noneho babashe kukumenya, noneho nabo babashe kumva umuntu uwo ari we ugiye kutubwira, ugiye kuvuga ijambo ry'Imana. Reka tukwakire. Yego. Nakoze cyane. Amazina nitwa Pasiteri Iginama Samuel. Umugabo. Hanyuma kandi uyu munsi nanjye nkaba nisanze kuri iyi channel kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana, kuko ari wo muhamagaro wanjye. Imana ishimwe kandi baho umugisha mu izina rya Yesu. Urakoze cyane Pasiteri. Imana yaguhaye umurimo w'Imana kugira ngo uvuge iby'Imana. Birashoboka ko hari aho wigeze wenda ubasha gushumba cyangwa ngo uyobore? Yego. Hari nabo wigeze wenda uyobora, kuko ubu hano ugiye kubwiriza abantu isi yose. Abo ni abantu bawe. Tuvuge ko uri Pasiteri uyoboye abantu. Ubu niba uri Pasiteri hari abantu wari uyoboye, ubu ngubu ugiye kuyobora abantu benshi cyane n'isi yose ugiye kuyobora. Yego. None Pasiteri nakwibariza, Imana niyo yari guhaye, abantu nibo bari guhaye, cyangwa ni wowe wumvishije mbese uvuga ati reka nitwe Pasiteri ubwo nabonye abantu? Birashoboka abantu benshi cyane babona amazina atandukanye. Hari abitwa ba Bishop bitewe nuko avuze ati ngiye kwitwa Bishop, sibyo? Ariko hari uwitwa Pasiteri idini ryararimuhaye bakamusengera cyangwa bakamuha kuvuga ngo ugiye kuyobora uyu mudugudu, tukwise Pasiteri turagusengeye. Mukozi w'Imana, kuba twakwakiriye turagira ngo abantu bakumenye, noneho bamenye umuntu bakurikiye, niba ibyo avuga koko ari Imana yamuhaye. Wowe waje gute mbese mu murimo w'Imana? Uko Imana yaguhamagaye ni gute watwibwira niba bishoboka? Yego. Nakoze cyane. Numvise ijwi ry'Imana rimbira ngo genda uhamagare. Hari wakumva akihana. Yego. Noneho iryo jwi ry'Imana umaze kuryumva urahaguruka? Ndahaguruka. Hanyuma rero icyo gihe natangiye gukora umurimo, ariko Imana irananshoboza. Nkuko yari yambwiye ati genda uhamagare hari wakumva akihana. Hanyuma rero guhera icyo gihe rero nakoze umurimo. Hanyuma izina rero rya Pasiteri narihawe mbere y'icyo gihe, ariko n'icyo gihe ryarakomeje. Kandi uwo murimo twakoze w'ivugabutumwa habonetse abantu benshi bihana, kandi na n'uyu munsi baracyaboneka. Na n'ubu bagiye kuboneka? Na n'ubu bagiye kuboneka. Hanyuma rero kandi umurimo turanawukomeje.
yego yego. Imana ishimwe cyane. Imana ni umugisha rero kubwo Imana yaguhaye kuba pasiteri, nta muntu wari guhaye, sibyo? Burya hari abantu bahawe pasiteri barabihawe n'Imana, Imana itarabahamagaye. Ariko wowe wabaye pasiteri atari abantu babikwise, ari Imana yabiguhaye. Gusa ubwo gifite agaciro n'iki? Ni icy'abantu cyangwa ni icy'Imana? Hanyuma ubundi Imana niyo ifite ijambo rikuru cyangwa se rikomeye. Ariko urumva iyo Imana iguhamagaye iguhuza n'abantu, urumva nk'uwo murimo wowe ivugabutumwa ni umurimo n'ubundi ibikorwa n'ubundi biba biri mu bantu. Urumva rero n'ubundi ni igikorwa cy'Imana, ariko Imana iha n'abantu kugiramo uruhare. Uruhare rw'Imana rero nirwo rwabanje, hanyuma rero uruhare rw'abantu narwo rukaza rwuzuza iby'Imana, nyine rwuzuza umushinga w'Imana. Imana ni umugisha. Murakoze. Mukozi w'Imana, wenda muri iyi minsi twakwibaza abakozi b'Imana bamwe bavuga ko ari abatekamutwe, abandi ngo bahanura bakavuga icyo Imana itavuze. Abo bantu wowe iyo ubirebye ubona bimeze gute? Ngo ntibahamagawe. Ese nibyo hari umuntu udahamagarwa agakora icyo Imana itavuze, cyangwa wowe ubyumva gute? Yego. Abo ngabo barahari. Imana yabambwiyeho, mbwira ko abashumba batahamagawe cyangwa abapasiteri batahamagawe ngo bafite imitima imeze nk'iyi ngwe. Ingwe rero burya itungwa n'amaraso. Rero hari abashumba bameze gutyo batahamagawe, nyine babikora byo kwishakira akazi ku ruhande rwabo. Ariko ni ukuvuga ngo umushumba wahamagawe aba afite umutima wo gushaka abazimiye, kandi ari umutima wa Yesu, ari umutima w'Imana uba muri we, ukamushoboza nyine gukora wa murimo no kugira inyota yo gushaka izazimiye. Bene rero uwo mushumba cyangwa bene uwo mupasiteri wahamagawe n'Imana aba afite inyota yo kuzana abandi kuri Yesu. Ariko usanga wa mushumba utarahamagawe we akora nyine ibintu bisa nkaho biri mu nyungu ze cyane. Rero bo ngabo ijwi ry'Imana ryambuye ko ngo bameze nk'ingwe. Ingwe rero itungwa n'amaraso, ingwe irica, ingwe ntiragira, ingwe ntishumba. Uyu munsi rero ku kigendanye n'icy'abapasiteri ngo bashobora kuba ari nk'abatekamitwe cyangwa n'abahanuzi bameze gutyo, abo bose nyine bafite imitima nk'iy'ingwe, kuko ingwe ntabwo nyine nta mutima wa gishumbi ngo igira. Hanyuma murakoze cyane. Imana ni umugisha, kandi ni ukuri Imana ni ukongere kuko udushuje ibiganiro byiza kandi n'ibibazo byiza, kuko nta mushumba ufite umutima nk'uw'ingwe ngo ashobore gushumba intama, kuko ingwe burya ntago yayobora intama, ahubwo irazirira. Reka tugushimire rero, tugusabe udusengera Imana, noneho tuguhe umwanya uvuga icyo Imana yaguhaye, yagushyize ku mutima. Ni karibu. Yego. Data, mu izina rya Yesu, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Nta yindi Imana ihwanye nawe. Tugushimiye aka kanya uduhaye kugira ngo tuvuge ijambo ryawe. Kristo, dusengeye umuntu wese uzaryumva, Mwami rizamuhindure kandi rizamuhesha ubugingo bw'iteka. Twirukanye Satani n'abadayimoni. Turagushimiye ko byumvise Kristo. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Ni karibu. Yego. Hanyuma reka dukomeze tuvuge ijambo ry'Imana rifite intego igaragaza cyangwa se yerekana yuko tudakwiriye kumenyera ibikorwa by'Imana cyangwa se umurimo w'Imana, cyangwa se tudakwiriye kumenyera uruhimbi. Imana idufashe cyane. Turabona rero ijambo ry'Imana dusanga hano muri Yesaya igice cya mbere
turasoma ku murongo wa 12. Ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo muza kunshengerera ninde uba wababwiye ko muza kundibatira urugo? Imana iturengere. Ahangaha ni ijambo ry'Imana ryanyuze mu mukozi w'Imana witwaga Yesaya. Yesaya rero yarahanuye, ariko ahanura abwirijwe n'Umwuka Wera. Hano rero ni igihe Abisirayeli bari baramenyereye Uwiteka, bari baramenyereye Imana, batubahaga inzu y'Imana, batubahaga ibikorwa byera, batubahaga amategeko y'Imana. Imana idufashe cyane. Imana rero ivugira mu kanwa ka Yesaya. Yesaya aravuga ngo iyo muza kundibatira, iyo muza kunshengerera ninde uba wababwiye ngo muze kundibatira urugo? Iki gihe rero Abisirayeli bajyaga baza gusenga, ariko Imana ikabona bo baje kuribata. Imana ibinyuza muri uyu muhanuzi arababwira ngo iyo muza kunshengerera ninde uba wababwiye ngo muze kundibatira urugo? Iki gihe uyu muhanuzi yarahanuye ahanurira Abisirayeli, cyangwa se mu gihe cya kera babitaga ubwoko bw'Imana. Iki gihe rero bwari ubwoko bw'Imana, ahanurira ubwoko bw'Imana mu myitwarire bari bafite, uburyo babikoraga. Imana irababwira ngo inka imenya nyirayo, indogobe ikamenya urugo rwa shebuja, ngo ariko ubwoko nicunguriye ngo bwo ntabwo buramenya. Imana idutabare. Rero Imana yari babajwe nuko aba bantu yabaremye ikabahindura ubwoko bwayo, ikabatoranya. Ijambo ry'Imana dusanga mu Itangiriro igice cya 12. Imana ibwira Aburahamu ngo va muri Uriya Bakarudaya ujye mu gihugu nzakwereka, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzogeza izina ryawe, nzaguha umugisha. Ndamubwira ngo kandi uzakuvuma nanjye nzamuvuma. Ndamubwira ngo kandi uzakwifuriza umugisha nanjye nzamuha umugisha. Rero Abisirayeli bakomotse kuri Aburahamu. Guhera icyo gihe rero kugeza igihe Yesu Kristo yaziye, babitaga ubwoko bw'Imana. Imana idutabare. Rero ubu bwoko bw'Imana bwo muri kiriya gihe, Imana yarabagaye muri Yesaya igice cya 1. Imana idutabare. Ibagaya kubera ko bamenyeraga uruhimbi, bamenyeraga urusengero, bamenyeraga ijambo ry'Imana, bamenyeraga abakozi b'Imana, bamenyeraga amategeko y'Imana. Imana idutabare. Uyu munsi rero Imana impaye message yerekeza ku bantu bamenyera umurimo w'Imana, ku bantu bamenyera itorero, ku bantu bamenyera uru rugendo, ku bantu bamenyera uyu muhamagaro, ku bantu babikora uko biboneye, ku bantu babikora uko bishakiye. Imana ikurinde kubimenyera. Imana idufashe cyane, kuko ababimenyereye nta bugingo, ababimenyereye nta juru, ababimenyereye bari inyuma y'umurongo ubutumwa bwiza, bari inyuma y'ijambo ry'Imana. Nubwo bazi ko bari mu ijambo ry'Imana, nubwo bazi ko bari mu gakiza, nubwo bazi ko barimo barakorera Imana, ariko kubera ko bamenyereye umurimo, Imana iturengere, bitwaje ibyene wabo, bitwaje amafaranga, bitwaje amashuri bize, bitwaje imiryango bakomokamo, bitwaje wenda izindi nshingano baba bafite, bikarangira bamenyereye uyu murimo. Imana irakubwira ngo iyo uza kunshengerera kandi waramenyereye, ninde bakubwiye kuza kundibatira urugo? Imana idufashe cyane. Ijambo ry'Imana dusanga muri Luka igice cya 18 tubabona inkuru y'umuntu witwa Zakayo, ngo yumvise yuko Yesu agiye kunyura aho hantu, ngo hanyuma icyo gihe Zakayo ageze kuri iyo nzira Yesu yari agiye kunyuraho, abona abantu ngo bari benshi cyane, ntiyabasha kubona Yesu. Imana idufashe. Ngo arirukanka ajya imbere, yurira igiti cy'umuvumu, ngo Yesu ageze aho ngaho, ngo arararama, ngo abwira Zakayo wari mu giti hejuru,
ngo aramubwira ngo Zakayo ngo ururuka. Imana ishimwe, ngo Zakayo ngo yururuka vuba, ngo yakira umwami Yesu anezerewe. Imana ishimwe. Ahangaha rero ngo abantu barabyivovoteye, ngo baravuga ngo kuki Zakayo ahuye na Yesu kandi Zakayo ari umunyabyaha. Ariko Zakayo ngo aravuga ati, mwami Yesu, umuntu wese nambuye ndabimurihakane. Ati kandi umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye muhaye abakene. Imana ishimwe. Yesu aramubwira ngo Zakayo, uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu. Imana ishimwe. Aramubwira ngo kuko nawe uri umwana wa Aburahamu. Imana ishimwe. Aburahamu rya jambo Imana yamubwiye ngo muri wowe nimwe imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Iryo jambo ryaraje, ryarasohoye. Iby'Imana yabwiraga Aburahamu icyo gihe byarasohoye, biraza bigera no kuri Zakayo. Ariko natwe byatugezeho. Yesu nawe arabihamya, aravuga ngo Zakayo, nawe uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu kuko nawe uri umwana wa Aburahamu. Imana ishimwe. Yesu aravuga ngo kandi nawe ngo yazanywe, Yesu arivuga, aravuga ngo yazanywe no gushaka no gukiza cyari cyarazimiye. Ushobora kuba uyu munsi nawe uri cyazimiye, ariko Yesu aragushaka. Ariko ube mu bantu batamenyera uyu murimo, ube mu bantu batamenyera ibya Kristo. Ubaha amateraniro, ubaha amasengesho, ubaha ibikorwa byera, ubaha umurimo w'Imana, ubaha abakozi b'Imana, ubaha itorero ry'Imana, ubaha ijambo ry'Imana, ubaha imvugo ya Kristo, ubaha amategeko y'Imana. Imana ishimwe. Imana ikurinde kumenyera. Hano rero hari ikintu cyabaye, ikintu cyatumye Zakayo akizwa bikemera, nuko hari ibintu yemeye gusiga. Imana iturengere. Mwuka w'Imana aravugana nanjye akambwira ngo nimbwire abantu impamvu abantu bamenyereye uyu murimo, nuko baje mu rusengero bakaza gushengerera, ariko bakaza bari bata. Hari ibyo batasize. Ntabwo basize kamere, ntabwo basize ubwibone, ntabwo basize ibintu runaka by'ibyaha bya za karande n'ibindi. Impamvu Zakayo yihanye bikemera, hari ibintu yasize, ibyaha yarabisize, kandi abo yari yarambuye yarabishyuye. Imana iturengere. Uyu munsi nawe ushobora kuba urimo amadeni utishyuye, Imana iguhe kwishyura amadeni waba warafashe. Imana iturengere. Zakayo yemeye gusiga. Nyuma yo kwemera gusiga, Yesu amuha ubugingo bw'iteka. Ikindi kintu cya kabiri cyabaye, Zakayo yirinze kumenyera ibikorwa bya gikristo. Ntabwo yigeze amenyera Kristo, ntiyigeze amenyera umurimo w'Imana, ntiyigeze amenyera ijambo ry'Imana. Zakayo ntabwo yigeze amenyera amasengesho, ntiyigeze amenyera iki gikorwa cyari kibaye. Yaracyubashye, hamwe no kucyubaha yahawe ubugingo bw'iteka. Kandi Zakayo ni umwe muri za ntumwa 12 za Kristo, niwe waje gusimbura Yuda. Nukurikirana neza uzasanga intumwa zarakoze ubufindo bwo gushaka umuntu ugomba gusimbura Yuda, ngo batoranije abantu babiri. Umwe ni Matiyasi. Uwo Matiyasi rero niwe wari Zakayo. Zakayo yagendanye na Yesu, akomeza kugendana n'intumwa. Ubwo Yesu yasubiraga mu ijuru, Zakayo yagumanye n'intumwa. Hanyuma mu gihe intumwa zatoranyaga wo gusimbura Yuda, icyo gihe Zakayo yaratoranijwe. Imana ishimwe. Ariko icyatumye atoranywa, yabaye muri uyu murimo atawumenyera, yabaye muri uyu murimo yubaha Imana kandi atari bata. Imana idutabare. Rero message ya gatatu nuko abantu bose bamenyereye uyu murimo, iyo bamaze kumenyera uyu murimo bahita batera intambwe yo gusubira inyuma. Iyo bamaze gutera intambwe yo gusubira inyuma, baba bagiye kwa Satani. Rero Imana ikurinde kumenyera uyu murimo. Niki cyatumye Yuda agira imbaraga zo kugambanira Yesu? Nuko yari yaramumenyereye. Imana iturengere. Amaze kumumenyera, aravuga ati reka mugurishe
Imana idutabare. Ariko nyuma yo kumenyera Kristo, nyuma yuko Yuda yamenyereye ibikorwa bya gikristo, Yuda yaje kurimbuka, yaje kwiyahura, yapfuye nabi kubera ko yaje kumenyera umurimo w'Imana, akamenyera uruhimbi, akamenyera ibikorwa bya gikristo. Hamwe rero n'ijwi ry'Imana wumvise, Imana ikwambika imbaraga, kuko uyu munsi Imana yari impagurukije kugira ngo nzane ubu butumwa kandi abantu babwumvise. Nimba wajya gumenyera umurimo w'Imana, nimba wajya gumenyera itorero, nimba wajya gumenyera ibikorwa bya gikristo, uyu munsi wihane. Aba bantu bamaze kugira ibyo basiga, bagomba kwirinda kumenyera umurimo w'Imana. Hanyuma rero uko kumenyera nibyo bituma abantu basubira inyuma, n'ibikorwa bya gikristo bimwe bigacika intege ndetse n'ibinafatike, kubera ko abantu babimenyereye. Bati turabizi harabwiriza runaka, turabizi korali runaka niyo iri buririmbe. Ibyo byose rero kubimenyera byica ubutumwa kandi Imana ikabigaya, kandi abantu bakabitindamo ariko Imana ibigaya itabishima. Rero message ya gatatu nuko ku bantu bamenye, ku bantu batigeze bemera kugira ibyo basiga, kandi ku bantu basenze bamenyera uyu murimo, message ya gatatu irimwo no kurimbuka. Ubwo rero icyo nyine twabwira abantu nuko umuntu wese yakwirinda kurimbuka kandi yarabaye mu bihe byo gusenga. Iyi message ubundi irimo ubutumwa, ariko ni message yerekeye ku itorero, ni message y'abakristo. Iyo bigeze kuri Zakayo, biza kuba message y'abantu batarizera Yesu, ariko iyo bigeze mu gihe Zakayo yemeraga kugira ibyo asiga, no mu gihe yakoraga atamenyera, bikagera nanone no ku Bisirayeli, Imana yabwiraga ngo kuki muza kunshengerera muza kundi batira urugo. Aho ngaho ni message y'abanyetorero cyangwa y'abakristo. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Izo ni message esatu Imana yari guhaye kugira ngo uzigeze ku bantu b'Imana. Reka tugushimire kandi tugusabira umugisha, noneho udusoreze udusengera Imana, ariko mbe na mbere uduhe nimero zawe ku buryo abagukeneye, birashoboka ko hari uwagukenera kugira ngo umusengere, kubera ko watubwire ko uri na pasiteri, kandi abapasiteri burya baba barasizwe amavuta, nubwo yaba atari umuntu, ariko Imana iba yaragusize amavuta kugira ngo uyobore abantu bayo. Reka tugusabe noneho uduhe nimero zanyu, noneho tuza bazabashe kukubona. Yego. Telefone yanjye ni 07 82 69 15 60. Yego. Tigo ni 07 8 120 411. Urakoze cyane. Noneho dusengera Imana, niba nta kindi wakongeraho. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu tugushimiye ijambo ryawe dutambukije, utwemereye Kristo rigira imbaraga, ryirukane Satani n'abadayimoni, kandi iri jambo rihesha izina ryawe icyubahiro, kandi Uwiteka umuntu wese uzaryumva rizamuhesha ubugingo bw'iteka. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ni guumugisha, kandi Imana ni kongere imbaraga n'amavuta. Abadukurikira mukande subscribe kuri izo channel kugira ngo tujye tubana muri ibi biganiro byacu dukora. Imana rero nibaho umugisha, naho ubutaha tuzongere duhure kuri izi channel twumva ijambo ry'Imana n'ikimana ishakaho, kandi nimwumve izo message kuko ni wowe yashaka kugira ngo nawe uyumve. Turabashimira rero muhaye muronke kandi mugire umunsi mwiza. Murakoze cyane.